ni gahunda y'Abanyarwanda yashyizweho na Perezida wa Repubulika. Ni gahunda y'abaturage b'u Rwanda aho buri munsi cyangwa buri cyumweru runaka bakora siporo n'amaguru. Ushobora kuba ari ubwa mbere ubyumvise, ariko iyo gahunda yitwa Car Free Day. Umunsi runaka mu cyumweru mu muhanda haba nta modoka zirimo cyangwa ibindi binyabiziga runaka. Iyo Car Free Day kuri iki cyumweru tariki ya 21 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2021 ikaba yafunguwe ku mugaragaro na Perezida wa Repubulika Paul Kagame, umukuru w'igihugu, ubwo yatemberaga mu muhanda ari kumwe n'abandi banyarwanda batandukanye. Nibwo kuri uyu munsi twongeye kubona Car Free Day bitewe n'icyorezo cya COVID-19 cyari cyarabikomye mu nkokora. Kubera yuko guma mu rugo ndetse n'izindi ngamba zo kwirinda COVID-19 yari yarabangamiye siporo rusange. Kuri uyu munsi nibwo ahongeye kumvikana Car Free Day mu mujyi wa Kigali, aho Perezida wa Repubulika yatembereye umuhanda wose ari kumwe n'abaturage ndetse n'abanyarwanda benshi bari kugenda bizihiza umunsi wa Car Free Day. Ni siporo rusange aho usanga umuntu ari bukora urugendo rwe n'amaguru ari kumwe n'abandi runaka ndetse bagiye ahantu runaka. Mu mujyi wa Kigali imihanda myinshi aba ari urujya n'uruza rw'abantu, ariko muri Car Free Day ni igihe nta kinyabiziga. Ikindi nanone abantu baba bagenda mu muhanda ni ababa bari gukora siporo gusa. Kuri iki cyumweru rero Car Free Day yongeye kubaho, ubwo abaturage ndetse n'abandi banyarwanda batandukanye batembera ku muhanda bari kugenda n'amaguru. Yes, nk'uko uri kubibona rero, nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akaba yararimo aragenda atembera ndetse ari kumwe n'abandi bari muri siporo rusange. Yes, nk'uko uri kubibona nyine, akaba ari urugendo rero ruba buri munsi umwe cyangwa mu munsi umwe buri cyumweru wa Car Free Day. Car Free Day uko byumva nyine ni igihe mu muhanda nta binyabiziga biba birimo cyangwa se nta modoka zirangwa mu muhanda. Ni igihe ari urugendo rw'amaguru nyine. Urugendo rw'amaguru rero bigiye kuba nk'umuco kandi nk'ihame y'uko ari siporo rusange. Nyuma y'uko rero ibikorwa bimwe na bimwe bifunguwe ku mugaragaro, ndetse hakaba n'ibindi byagiye bikomorerwa kongera gukora, Car Free Day nayo yongeye kubaho ndetse inagaragara neza cyane ubwo yitabiriwe n'abanyarwanda benshi ndetse n'abandi bose bashaka gukora siporo. Ni siporo rusange rero yo kuzenguruka imwe mu mihanda yo muri Kigali ndetse ugakora urugendo runaka bitewe n'ahantu ushaka kujya. Nitwa JC, uri kuri Mwarimu TV. Uramutse utarakanda subscribe waba watinze. Mpora nkubwira ngo ibyiza biri imbere. Yes, kora subscribe ndetse ukanda share uhereze n'abandi. Ukomeze urebe na video zacu kuri MTV.